What's up my people, ni JC nk'ibisanzwe umuji w'abanyarwanda Mr Mike next to Dream Boy still Mr Humble. The reason why JC ese mumeze mute? Yes, UMUTAKA-TV nk'ibisanzwe. Aka kanya rero ndi kumwe n'umutipe kabisa muje kumenya byinshi. Uramubona kabisa. Yes, nkubwira yuko turi kumwe na Kim Image on camera. Ubundi wowe kumwe n'umutipe kabisa wambaye neza fresh nkuko mwagiye mubibona. Umutipe umeze neza cyane ufite impano yo gucuranga kitalist arabibwira. Bro, tugwaye ikaze ku UMUTAKA-TV. Murakoze, turabashimiye. Amazina yanjye nitwa Edie. Niyo mazina nkoresha mu buzima busanzwe, niyo mazina niswe n'ababyeyi. Akaye nayo mazina nkoresha mu buhanzi. Ukaba ugiye kuducurangira ka kitari mu gake gukora mu mirya fresh ubimanuka bitewe nuko genda umuhanzi nsubiramo indirimbo z'abandi zindiririmbira izindi ndirimbo zo mu gitabo zo guhimbaza Imana, zo gushimisha Imana kubera ko Yesu ni umwami mu buzima bwanjye. Tumaze nk'igihe kingana iki ucuranga kitari bro? Ntago maze igihe kirekire ncuranga gitari. Gusa nabanje kujya ndirimba muri korali z'abana b'Imana. Njye nabaga ndi ku ishuri, nabandi mu rugo muri vacances nkajya kuririmba. Mbyiruka nkunda kuririmba, numva naririmba indirimbo z'amagospel. Ubu ugiye kuducurangira zingahe? Ngiye kubacurangira indirimbo ebyiri. Ndabanza ya ndirimbo yo mu gitabo bita kubana na Yesu. Yes, reka tuguhe ikaze rero ukore mu mirya fresh kwa kundi. Reka tugutega amatwi. Kubana na Yesu iteka mw'ijuru, bidutera umunezero, ikatwishimisha. Isi n'umushyitsi sinzayihoramo, ahubwo ni urugendo rujyana mw'ijuru. Kubana na Yesu iteka mw'ijuru, bidutera umunezero, ikatwishimisha. Nungenza utyo mwami, umwuga nuhera, urupfu ruzanyinjiza aho hatagipfa. Amen kabisa fresh. Ndabona ubyumva. Ni gahoro ntabwo. Wenda nk'indirimbo y'isi waba uzi ucuranga cyangwa se wumva? Hari indirimbo sinzi nigeze kumva ya Juno kizigenza. Nkukunda birenze nuko bavuga. Ntabwo nyizi neza ariko karirimbo karanshimishije, nubwo najya nkunda za ndirimbo z'isi. Nakagerageza. So nkukagerageza twumve. Kagerageza. Imahe kwiza kamubi, imahe kwiza kagasha, nani mayo mutuzi ndakwata nagukoma. Niba ari iki ntago mbizi. Wamukoma sinzi ibyo yamukoma ibyo ari byo. Twebwe ibyo by'abana b'Imana ntago tuba turi gukoma. Yes, mu buryo bwumvikana byo urabyumva kabisa mu kitalist. Abantu zabikomeza. Bitewe nuko ntago ndabimenya neza, ndi kubyiga, ariko I hope ko bizaza. Mfite icyizere, sibyo? Mfite icyizere bizaza. Ariko uracyari ku ishuri? Ndasoje uyu mwaka. Narakoze kereka kwiga university nayo buriya bizaza. Right. Wenda si ngombwa kwivuga details zose. Ariko mu buryo bwumvikana byo kitari urayumva cyane kabisa. Gitari
umuhanga hari aba baturenzeho juste ntabwo nakubwira ko nyizi 100%. Ya gusa nyine nanone ntabwo navuga ko ntayizi. Ya ndayumva ko izindi ndirimbo wenda z'abahanzi mu Rwanda waba uzi usibye gospel cyangwa wenda Juno, nta zindi nka za ba Bosco cyangwa izindi z'abandi? Bosco, ya Bosco ndirimbo nzumva ariko ntabwo nzi kuziririmba, ntabwo nzi kuziririmba. Umuntu aririmbye namucurangira ariko just ntabwo nzizi. Okay, nta kibazo izuzi zirabaye nizo zirabaye nta kibazo. Yes, nk'ibisanzwe ni JC on mic. Iyi ni UMUTAKA-TV. Twari turi kumwe n'umutipe w'icyamamare, umutipe umeze neza cyane ushima Imana. Akaba rero yitwa Edie, ariko twari turi kumwe muri iki kiganiro. Ni umukitalist, ni umusore kabisa uzi gukora mu mirya. Reka rero abasezere, ari nako tumwifuriza ibihe byiza kandi tumwifuriza no kuzagaruka. Yes, reka nkoreke rero kuri subscribe, like, share na comment, ibintu bikomeze kuba neza cyane. Edie nawe abasezera, ariko nanone ntabwo yagenda nta kintu avuze. By the way, nashishikariza abafanizi banjye komeza bakanda subscribe n'akazogera, kandi inkunga zanyu zirakenewe. Urabona ko ntaho ndagera kandi nkeneye gutera imbere. alright, komeza kubana nawe. Gwala kabisa. Reka rero tumusezereho, ari nako tumwifuriza kuzagaruka ubutaha. Yo nitwa JC nk'ibisanzwe. Murakoze.